Haleluya, Imana nishimwe cyane, ndagenda babasuhuje mwese muri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye, mwebwe mudukurikirana mugakurikirana inyigisho zanjye, Imana ibahe umugisha, njye nk'uko bisanzwe nitwa Evangeliste Bosco, mpabwa umugisha n'Imana. Hanyuma gahunda twihaye kuri YouTube channel yacu yitwa Hand of God 250, niho ushobora gusanga ibyigisho byacu uko bwije n'uko bukeye. Buri munsi dushyiraho ibyigisho bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi ibyigisho bibohora ubwoko bw'Imana, n'ibyigisho biriho imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubutumwa budasanzwe bw'Imana. Rero tuzajya dukora buri munsi dusohora ibyigisho, hanyuma umunsi wo kuwa gatandatu mu gitondo azajya wari umunsi wo gusenga Imana no kwinginga Imana kugira ngo Imana ibohore imitima y'abantu ndetse n'imibiri y'abantu. Ibyo ngibyo tuzajya tubikora ku munsi wo kuwa gatandatu mu gitondo ku isaha ya saa 11. Imana nihabaho umugisha mu izina rya Yesu. Rero ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 9 umurongo wa mbere. Turaganira ku magambo arimo Yesu yavuze agera ari kumwe n'intumwa ndetse n'abigishwa arimo agenda, hanyuma ngo arimo agenda ahura n'uwari impumyi, hanyuma ngo amaze guhura n'uwari impumyi, Yesu ngo aramwitegereza aramusanga aho yari ari. Nagira ngo mbibutse yuko Yesu ni umufasha w'ababaye, ni umufasha w'abafite ibibazo, ni umufasha w'abatagira shinge na rugero, abatagira epfo na ruguru. Mbese abo ngabo bitaho. Birashoboka yuko wabona nta mufasha ufite, birashoboka ko wabona nta handi hantu uri guteganya yuko wakora ubutabazi bwawe, ariko nagira ngo mbwire ngo Yesu akwitayeho. Birashoboka ko uri wenyine, waba uri imfubyi, waba uri umupfakazi, waba wumva yuko ubuzima bwawe bwarangiye, ariko nagira ngo mbwire ngo Yesu akwitayeho. Iyi mpumyi nayo ngo yahoraga ku muhanda isabiriza, niko birivuga, yahoraga ku muhanda isabiriza uko bwije n'uko bukeye, kandi yari imaze igihe kirekire. Yesu ngo arayisanga, amaze kuyisanga atangira kuganira nayo, ngo ariko yatangiye kuganira nayo kugira ngo ayikize. Abigishwa ba Yesu ngo begere Yesu ngo aramubaza ngo mbese ari uyu nguyu ari n'ababyeyi be inde yakoze icyaha? Ariko ngo Yesu ngo arabasubiza ngo arababwira ngo ari uyu nta cyaha yakoze, ari nawe nta cyaha yakoze, ahubwo icyatumye bino biba ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ni ukugira gukora kw'Imana n'ibitangaza by'Imana bigaragarire muri we. Hanyuma mwene data nkurikiranye, birashoboka ko uri kunyura mu bigeragezo bigiye bitandukanye, birashoboka ko uri kunyura mu ntambara zigiye zitandukanye, birashoboka ko uri mu gihe kigukomereye, birashoboka ko uri mu gihe ubona hirya no hino ukabura ubutabazi, ariko nagira ngo nkubwire ngo humura ibyo byose uri kunyuramo, ni ukugira ngo Imana izeshe icyubahiro ku buzima bwawe. Hari igihe cyo kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe, mbese ni ukugira ngo Imana izakore. Imana imara gukora, abantu benshi bazavuga ko kanaka byari bimeze gutya, ariko nubwo byari bimeze gutya, hari icyo Imana yakoze ku buzima bwiwe. Ubwo burwayi bumara igihe kirekire, umaze igihe kirekire urwaye, umaze igihe kirekire mu bushomeri, umaze igihe kirekire mu bukene, umaze igihe kirekire uri mu ntambara z'imiryango, mu ntambara zigiye zitandukanye, ariko humura, ni ukugira ngo Imana iziheshe icyubahiro. Niyo mpamvu Imana ikomeza kukubwira ikakubwira ngo mpora ndi kumwe nawe, ikakubwira ngo mpora ndi ku ruhande rwawe. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragare muri wowe. Ubwo uzatanga ubuhamya ubwira abantu, babwira ngo byari bimeze gutya, ariko Imana ingirira gutya, birakunda, icyo gihe ibendera y'Imana izazamurwa, icyubahiro cy'Imana kizazamurwa, ubutware bw'Imana buzazamurwa, n'abandi baremereye bari mu gihe gikomeye bahumurizwe ku bwawe, kubw'uko Imana yagize icyo ikora kuri wowe, hanyuma nabo bahumurizwe. Kuko urebye byanditse neza, abwira itorero ry'Abakorino, arababwira ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe cyangwa n'abandi babone uko bahumurizwa. Rero ibyo byose uri kunyuramo byihanganiremo, ubikomereremo, ntucike intege, ntucogore, bibaho. Kandi umwanditsi w'Abaheburayo ibice 10:36 yaravuze kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara kwemerwa muzabone rwabo byasezeranijwe. Hari igihe kigera ukagera mu ntambara ukibaza mbese Imana iranze,
mbese Imana yavuganye nanjye, mbese Imana irakora, Imana irahari, ahubwo impamvu y'ibyo ngibyo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe, ni ukugira ngo uburwayi nibukira uzashime Imana uvuge gukomera kw'Imana, n'undi urwaye uri mu gihe kimeze nk'icyawe avuge ngo ni ukuri menye neza yuko Imana ibasha kunkiza mu izina rya Yesu. Ngarangije ngabasubiza gukina bavuga ngo ntabwo ari ibyaha byinshi uyu muntu yakoze, ntabwo ari ibyaha by'ababyeyi be, kuba umeze gutyo nta ruhare abigizemo. Imana irabizi, Imana ishaka kwihesha icyubahiro ku buzima bwe mu izina rya Yesu, kandi Imana iracyafite imbaraga zo kurengera no kugutabara. Ngo arangije, Bibiliya iravuga ngo arangije, ngakimara kuvuga gutyo ngacira hasi, ngamaze ngo gucira hasi, ngarangije ngatoba kondo, ngamaze ngo gutoba kondo, ngarangije ngamusigaho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikomeye. Iyi mpumyi yari yarahumye, ariko mu by'ukuri nubwo yari yarahumye, yari yarahumye mu buryo budasanzwe, bivuze yuko n'amaso yari atereye ntari hahari, n'ibirori nta byari bihari, ahubwo hari hariho ikibiribiri, hari hariho ikintu navuga nk'umubiri wari utwikiriye, ariko Yesu arayitegereza amenya aho amaso yakagombye kuba ari, arangije ngacira hasi, arasiga, arayashushanya. Bivuze ngo iki? Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 32 umurongo wa 2, bivuga ngo ni njye ugira icyo ndema, namara kukirema nkagikomeza. Bivuze ngo Imana irema ikintu kitariho, kitari kiriho, ariko ngo yamara kukirema ikagikomeza. Imana ishimwe cyane. Imana ntigira ikintu irema yamara kukirema ikagikomeza. N'iyi mpumyi nta maso yari ifite, ntabwo amaso agaragaraga, aho yakagombye kuba ari ntabwo hari hahari. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo warya uba mu buzima ukareba hirya no hino, mbese ukabura ubutabazi, ukabona ntabwo bigaragara, ukabona ntabwo bifatika, ukareba mbese ukabura icyerekezo. Ariko reka nkubwire, Yesu afite imbaraga zo kurema ibitariho bikabaho, kandi yamara kurema akabikomeza. Bivuze ngo umushinga Yesu yatangije ntabwo ajya urangiza gutyo gusa utageze ku ntego yawe, ahubwo umushinga Yesu yatangije arawukomeza. Ni njyewe ugira icyo ndema. Bivuze ngo ubuzima urimo ushobora kubona nta n'ubutabazi wabona, ukibaza ngo ariko se buzaturuka he? Ko nta bakomeye mfite, ko nta baganga bakomeye mfite, ko nta bakundengera bakomeye mfite, ubuzima bwanjye nzabamo buzagira gute bw'ejo hazaza? Nagira ngo ngo Yesu afite imbaraga zo kurema ibitariho, yamara kubirema bikabaho. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo arangije ngabwira ngo uyu ngiyi impumyi, ngarabwira ngo ugende ujye mu kidendezi Silowamu, ugende wiyuhagire, numara kwiyuhagira ugende. Hanyuma impumyi iragenda iriyuhagira, ikimara kwiyuhagira mu kidendezi Silowamu, irangije biravuga ngo igenda isubira muri karitsiye yari ituyemo, kuko yari yahumutse, ngo abantu benshi ngo batangira kubasanya. Haleluya. Bamwe batangira kuvuga ngo mbese n'uyu nguyu niwe wa wundi rwagasabiriza wandi wahoraga ku muhanda, kandi rya jambo Yesu yesheje icyubahiro ku buzima bwiwe. Batangiye kubasanya. Mbere akiri mu nyinama wari umwitayeho, nta n'umuntu wamurebaga, ariko kuko yahumutse abantu benshi batangiye kumureba, batangiye no kumumenya, batangiye kumenya uwo yari ari we. Igisubizo cy'ibyasengeraga n'igihe yamaze kirekire ku muhanda gitangiye kuboneka. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ngo abantu ngo barabazanya iyi nkuru muri karitsiye, birambuka baravuga ngo ntago ari we, abandi ngo ni we, abandi ngasa na we. Ariko ngarangije ngarababwira ngo nimuhumure, mwivuga menshi, mwibazanya menshi. Arababwira ngo ni njyewe, arababwira ngo nubwo namaze igihe kirekire muri zino ntambara, ariko nuko n'umugabo witwa Yesu yarambwiye ngo yarampumuye, arangije arambwira ngo ninzamuke. Imana ishimwe cyane. Nimba mu bigeragezo, nimve mu ntambara, izo ntambara umazemo igihe kirekire, ibyo bigeragezo umazemo igihe kirekire, nagira umwami Yesu, mubwire umwami Yesu arabishoboye. Nagira ubwo umwami Yesu afite imbaraga zo gutabara abe, umwami Yesu afite imbaraga zo kurengera abe, umwami Yesu afite imbaraga zo kurwanirira abe, umwami Yesu afite ubushobozi bwinshi, afite imbaraga zo gukiza ubugingo, afite imbaraga zo gukiza imibiri, afite imbaraga zo kwema, afite imbaraga zo emosiyama. Imana ishimwe cyane. Afite ubutware bwinshi. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Amazina yanjye Nevi Bosco. Wifuza ko tuvugana, ushaka kwakira agakiza cyangwa ikindi gitekerezo n'inyunganizi,
wahamagara kuri 0785539086. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Channel yacu yitwa Hand of God Ministry 250, ni channel iriho ubwiza bwawe n'imbaraga z'Imana. Imana iguhe umugisha kandi imirimo y'Imana irimo irakoreka, wakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.